Right, Jaras Official TV turabasuhuje tubifurije ibihe byiza amahoro y'Imana akomeza abane namwe kandi turabashimiye abakoze subscribe muri mu muryango mugari abatarayikora namwe kuyikora ari cyo gihe kugira ngo mujye mubona update amakuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi ibiba bigezweho ibiba bivugwa harayo tuzana tukayashyiraho umucyo harayo tumenyera hano bitewe n'ubwino bivuga gutyo nandagiye atandukanye Jean Paul Nkundi neza dukunze kubana by'umwihariko cyane turi ku bakuru arebana n'ubutabera ndamwakiye wiriwe neza mwiriwe umeze neza ndashima Imana amen aha uyu munsi rero nubwo uri gushima Imana no ibyayo byageze mu butabera sinzi uko ndi bubivuga Imana ntabwo ijya mu butabera kuko niyo butabera itanga ubutabera cyane bukwiye ijana ku ijana okay mbivuze gutya ni nako mbiranshije ariko ntabwo ari cyo bivuze nuko ngira ngo tuganire ku bintu bigeze nko muri bitatu ariko reka mpere ku cyambere icyambere n'ubundi gisa nk'igihura n'ibyo narimvuze ni urubanza cyangwa se ni ikirego twabonye mu itangazamakuru nabonye yaba igihe ni nandi ma website yagiye yandika kuri no case ni case imaze igihe kinini ni case ntekereza ko yatangiye muri 2016 ko nyene bwo natangiye kuyimenya case ya Gitwaza umushumba wa Zion Temple n'abandi batandatu bivugwa ko batangiranye iri torero Jean Paul uhikaze gira icyo tubwira kuri iyi case kuko ntekereza ko hari icyo yiziho ko yageze mu nkiko ubundi muri rusange ni icyo uzi kuri ibi bintu Zion Temple ubundi byayo byagenze gute abarega Gitwaza nibande bimeze biti abagabo barega Gitwaza barimo Claude akandagenda nitsashyiraho na poster za gukora abapasteri utari umupastori azabivuga ko atari we abivuge ko avuge ko ari nk'umunyamasengesho cyangwa umuvuga butumwa Pastor Claude Jessa n'umukongomani ufite umugore w'umunyarwanda Pastor Dieudonné Vuningoma Dr tekereza wigeze kuba komiseri wungirije wa Rwanda Revenue Authority mu Rwanda Pastor Claude Kaberuka Pastor Richard Muya Pastor Charles Mudakikwa ndetse na Pastor Paul Daniel Kakimunu okay sha muri bano batandatu ntabwo baburamo abakongo abavuye Kongo nka batanu okay abo nibo bahagaritswe muri 2016 umwuka mubi uburatangiye muri Zion Temple ibice bibiraje aba bose bahise biyimura bajya gusengera mu rusengero Kicukiro bishyize hamwe bashinga urusengero Kicukiro kuyeho Claude usigaye ba muri Canada nako Vuningoma aha so aba bantu rero kwiyomora kuva kuri Gitwaza kwirukanwa abapasteri gutandukana n'umushumba wenda mbere ko twinjira muri case nyirizina background ya Zion Temple ibagaragaza nk'abantu bameze nk'abantu ki ku buryo baba influence ku itorero abapasteri baje kujoininga cyangwa se gutera ingabo mu bitugu Zion Temple aho nyuma yaho nayo isohokeye muri Assemblée de Dieu y'Inyamirambo kuko Zion Temple nk'idini yahereye i Remera ahantu hitwaga kuri Kave hafi ya Rufa Palace yatangiye ari icyumba cya Assemblée de Dieu nyuma icyumba kibicyumba biyomora kuri Assemblée de Dieu bagumana na Gitwaza wari umuyoboke ukomeye wa Assemblée de Dieu icyo gihe kuko yari umuvuga butumwa yewe yajyaga anigisha mu materaniro yo mu nkuru nziza saa sita abara abakristo icyo gihe n'abakiri uyu munsi barabyibuka ko yatanze umusanzu udasubirwaho mu nkuru nziza na Twane Rutayisire n'abandi bavuga butumwa bariho icyo gihe nyuma rero yo kwiyomora abantu bari bakeneye ubuhanuzi bwishi urumva Assemblée de Dieu ntabwo igira ibintu by'ibikabyo ni idini ryubakiye ku nyigisho cyane kurusha kuvuga guhanura n'ibindi bitangaza rero icyo gihe ubwo bwari ubudasa bwa Gitwaza nyine ukaba umuntu uvuye Kongo adafite uwo mwoto harimo abantu atakwihereherezaho kandi abantu bari bakeneye ubutumwa nk'ubwo bamwe kuko ntabwo ari bose ni umwe mu bantu bari bemeje ko isi igomba kurangira bidapfa bidapfuka muri bibiri iyirangira yango yari kuba afite imbaga kandi ariko yarangiye ntabwo yarangiye ariko igikuba cyacitse mu bantu yego muri no mu buhanuzi ntekereza ko bwagize Gitwaza munini nyuma gato kubera ko icyo gihe iyo periode n'abantu benshi bari bafite confusion uretse na Gitwaza hari n'amadini no mu madini henshi bavugaga ikintu cyitwa ikinyagihumbi gishya ibintu byo kuvuga ngo 2000
demi urumva cyari ikintu oya ngo kidasanzwe. mu myaka 2000 haba kandi Yes. none na Nowa isi yarakuyeho igeze nko muri Muri bingahe. bibiri se. Noneho Eh. isi ntiyarangira idini ryari rikiyubaka ryari ririmo abantu bishakisha ubundi abantu batangiranye n'umupasitoro akenshi baba ari abakene kuko icyo gihe gukizwa byagaragaraga nk'ibintu bitoya biri cheap so ibintu by'igisirimu mu gukizwa bikagaragaramo abantu b'abasirimu batandukanye. Reka dushimire Perezida Kagame. Hari amateraniro yajyaga aba muri Mirikorine yo gushima Imana, uyu munsi ageze muri Convention Center. Hari amateraniro yahereye muri Mirikorine. Niba umukuru w'igihugu ahaye umwanya abarokore akabumva bakamusengera bagasengera igihugu, byarangiye nyine bibaye iby'abantu b'abasirimu n'abandi bose. Yego. Noneho Zion Temple yimukira mu Gatenga, ibivuye mu butayu, Imana ibibarebye icyoroshye, ibikoze bikomeye, ibahaye ubutaka hehe mu Gatenga, bimuye abantu barubatse. Mu kubaka bahasanga umusigiti mutoya, niyo ngo agasigiti, umusigiti mutoya, bati tugure batera karakata ahubwo ndawubona uri hejuru mutoya ya Zion. Uragira yabyibaza ukuntu utajya uhava. Oya baratezanyije buri bikomeye. Umusigiti ahubwo turabagura musubiraho mwari muri. So ibyo bivaho. Ntekereza idini rya Zion Temple ryavutse kubera iki? Nyuma ya jenoside nka Assemblée de Dieu yari yiganjemo abantu benshi bavuye Tanzania kubera mu visionnaire wayo Gatabazi Jean na Madame bavuye Tanzania. Zion Temple nk'igice kinini kirimo abantu bavuye Kongo bakurikiye Gitwaza. Yego. So Gitwaza yarabiherehejeho. Inyamirambo kwa Rwabikinga yavuye Tanzania na Assemblée de Dieu. Karinda yari yaravuye Tanzania Kicukiro. Mu Gatsata Kabantana nawe yavuye Tanzania. So ADPR abasope restoration abanyamurenge donc amadini yo muri Kigali yari afite wavugaga aho usengera umuntu akamenya imyizerere y'abo bantu n'umubare munini w'abahari. Nuko Zion Temple iba iravutse. Ngewe njya kumenya ko yasohotse muri Assemblée de Dieu muri 2002 twagiye kuririmba muri Zion Temple mu gitarane cya Afurika haguruka. Ndabyibuka. Nawe urimo? 2002 2003. Korali warahogozaga twatuntu ujyorosha burya naho. Oya no. No kwenda Liliane Kabaganza Liliane no Sprand. Liliane Kabaganza uramuzi? Ndamuzi asigaye aba muri Kenya. Muri Kenya yagiye gushakisha. Abari abantu bajyayo bakugira ngo igihe nikigera bazabona ubwene gihugu kujya muri Amerika. Amaviza. Noneho jewe Rehobote twagiye dusohokana inshuro nyinshi tukaririmba nayo ikaririmba nyine twarabaririmbye. Wowe baga mu yitwa guhe? KCC Choir. Kigali Christian. Choir. Ariko uyu munsi yitwa Gospel Moving Choir. Ku myaka igenda bigenda. Wavuyemo ariko? Wavuyemo? Najya mu buryo umunyamuryango. Repeta ryarize? Oya byatwaraga umwanya. Bitwara umwanya mwinshi cyane. Onese warepeta kuwa kabiri, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru amateraniro, kuwa kane amateraniro, mu minsi 7 igize icyumweru 5 urayiterekaho. Dufite abana, dufite abagore. Umuntu amaze ari gukura, dufite umuryango man. Ibyo bivaho. So namenye bwa mbere ko Zion Temple yasohotse ari umwana wa Assemblée de Dieu twagiye kuharirimba. Rero abantu bibaza byinshi Zion Temple yagumutse kuri Assemblée de Dieu y'Inyamirambo ntibumve yose. Cyangwa yiyomboye. Yakutse. Yakomotse kuri Assemblée de Dieu kuko ntabwo byari korohera Gitwaza kuva Kongo. Kuvuga ngo cyari icyumba cy'amasengesho cya Assemblée de Dieu kigenda kizamuka gikura Gitwaza arakigumana. Niryo hema nabonye rivuga mu itangazamakuru ryarimo abantu 120 baje ku 1500 icyo gihe. Bahitaga ako kantu ndi kukumva ku gataje. Hano uri kubyumva? Ndi kugenda mbyumva. Kugenda numva ofete hari n'ikintu cyabayeho kimeze nk'amavugurura mu nsengero cyitwa ngo amacaci. Ukumva umuntu ngo ngiye nsengera mu icaci. Ya caci no rurimi ni idini nyine. Nyine ofete ni ururimi nyine. Ariko ntigwari rumenyerewe bumvaga ko amatorero mashyashya cyangwa se insengero zitwa ko zivuguruye urabona wenda hari abagabo ADPR ariko abarokore n'aba restoration bita abarokore. So abo ngabo bibavuga ngo nabo mu macaci. Ndi kugenda mbyumva. Rero kugumuka nta kibazo. Nubundi intego za Assemblée de Dieu no kuvuga ubutumwa bukogera ku isi. Donc bugakwirakwira. Kuba yagenda nta kibazo.
ikibazo aho cyavukiye Mm. ntabwo washinga urusengero nk'urwo uri umunyamujyi Mm. ngo ureke gushaka abantu bagutiza imbaraga. Ikibazo Aha. cyane ntabwo byari byoroheye Gitwaza gushinga urusengero Mm. ku myaka ye 20 mu Rwanda avuye i Kongo wenyine. Yari mu butayu, Yego. yari umwana w'umusore kuko yashakiye mu Rwanda arongora umugore we mu Rwanda, yakorewe ubukwe mu Rwanda. Oya, urumva niba Yari akiri muto. niba biography igaragaza ko afite imyaka 50 ubu urumva iyo yari afite icyo gihe 94 oya wowe none urumva yari mike cyane. fata 50 kuriho 28 Yeah, papa. yari mutoya ntabwo yari afite iyo capacity. N'abari banini byari bigoye ntaswe Gitwaza. So ukuvuga ngo icyo yakoze rero Yazamutse. yisunze aba bagabo. Ofete ni nka Rwatubyaye kunazaki akajya mu mutaka wa Rayon ariko enda tageta avuga ati mbonye ikipe Burayi nakongera nkigenda. Hari abakinnyi batubyaye. Oya n'urugero Uvuga ko nta kantu k'igikomere kuba atarabakinnye imyaka ibiri byihorere ayakegeta. no bakiye Imyitozo yayitangiye. yamara gukira akigendera ye urumva. Aha, Gitwaza Abashinze zayo nari kwikomoka muri Assemblée de Dieu. mu bufatanye n'aba bagabo. Uko ni Aba bagabo kubyumva. baje nyuma. Aha. Aba bagabo bazaga mu byumba nk'abandi. Eh. Ariko nkavu n'igoma yari umuboss. Bana ba Claude bari baravuyikisha se bafite amafaranga. Bahashyizemo ibifurumba by'amafaranga. Noneho buriya itorero iyo riri kwaguka nibwo amakimbirane aza. Bakiri muri kave bari bahuje umutima. Yego. Bageze mu Gatenga bihindura isura. Bashinze radio na televiziyo biba bibi cyane. None se utekereza ko kaburimbo mu gihugu hose hagiye n'inzu muri Burera kwa yabifite agaciro. Urumva rero hari ubwo ibikorwa remezo bituma ibintu bihindura isura. So amakimbirane yose ayo ariyo yose uyu munsi agejeje mu rukiko abantu runaka arakomoka mu kutumvikana kwa bana ba pastor bikomoka ku mafaranga. Nicyo kintu bapfuye nta kindi. Aba bagabo rero ko ari batandatu bashinja iki Gitwaza kugereza nitepa karimake karima kagarutse kasohoze jore ako si ibintu byo turima none. Iyo ni imwe mu mpamvu ya mbere. Urumva imyitwarire idakwiye umukozi w'Imana. Nkiyihe? Ndavuga ibyo bavuze. Urumva guta itorero bikakomoka kuki? yabaga yaragiye gushinga yandi muri Amerika no mu Bubiligi. Urumva kuriyobora mu buryo bwe ashaka kuriho umurongo ashaka. One se yitwaye imodoka representant legal yitwaye nyine iwe yumvaga nyine abagabo bumva ko ari bo bagomba gufatanya. Urumva no gukoresha umutungo mu buryo bw'akajagari. akajagari ate ashinga radio na TV no gushinga umutungo gukoresha umutungo nk'uwa Gitwaza pana kuwukoresha nk'uwa caca. Uyu mugabo yashinjwe kunyereza umutungo. Egare ni urukiko ruhita ruza. Imitungo ya Zion Temple aho iri. Donc Zion Temple ahantu hose iri ku isi bose ni Gitwaza. Ibindi bashinja Gitwaza bikomeye. No gufata authentique ivuriro, ishuri na televiziyo n'ibindi nk'ibye person. Ibiro nibyo bituma bakuka. Abagabo rero mu gukuka bitabaje ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB. Ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB kibibonye kibitera utwatsi. Gitesha agaciro ikirego. Gitesha agaciro ubusabe. Ubusabe. Kuko hano bari basabye RGB kumuhagarika. Kumweguza agahagarara. Nyuma yaho ibyari bimaze kuba kuri ADPR. Nicyo cyabaye.
inkomoko rero nyirizina ikava he y'ibyo byose? ku rufaranga. Ariko muri make ni ukuvuga ngo nacyumvise hari umupasiteri witwa Sindayigaya Tofili, wenda tutabivuze nk'idini, ni nkuko watangira na butike n'umuntu. oya cano tujyana kure Cano tangiranye cano n'umuntu imaze gukomera ugahita umugarika. C'est ça. Ibi byose byashinjwe Gitwaza gutaza Zion ariko hari n'ikindi gutaza Zion Temple ishami ry'u Rwanda. Nabonye mu byagiye byandikwa mu bitangazamakuru ngo bamushinje n'amacakubiri, nacyo kirimo ngo niba ari oya ni nko kuvuga yenda niba bavuga ngo yegeze akarema ke agafata nka Zion akayishyiramo ba petit frère na grand frère. Okay. Ariko se ko umutwe umwe wigira inama yo gusara. Ariko Gitwaza nawe yarabihakanye ibi ubyibuke. Hello. Yes, bwana Tofili Sindayigaya, mwiriwe. Mwiriwe neza. Uracyari umupasitoro cyangwa abantu baraje barayikwaka? Ubundi Bwambwira ibyo ushaka kumbwira. nashaka kubaza Ubupasiteri umuntu amuhabwa n'Imana. nta n'undi yakwa. Nashaka kubaza mu kanya narindi kwibaza. Mu kanya twamenye ko Zion Temple nk'idini. Zion Temple nk'idini hari abapasitori 6 bahagaritswe mu myaka 7 ishize, ariko twibazaga abantu ho muri rusange uyu munsi Zion Temple iri mu nkiko, ADPR iri mu nkiko, hari n'amadini menshi nabonye ari mu nkiko. Mu by'ukuri ikibazo nyirizina ntikize ku meza y'ibiganiro, bavuga bati turapfa agafaranga, idini ryaragutse, bagashaka ibindi byo gutangamo ibimenyetso mu nkiko. Mu by'ukuri mu buryo bwagutse uyu munsi amadini uko ari kwaguka, ko aribwo n'inkiko zifite akazi ko kuzijyamo hagati, biraterwa n'iki? reka mbikubwire mu ijambo rimwe. Yego. Ni ibimenyetso by'igihe. Ibimenyetso by'ibihe. Ibyo Yezu yavuze. Imwe mu minsi y'imperuka. Mbikubwira nk'umupasiteri ni ibimenyetso by'ibihe. Nanjye nkwaje nk'umupasiteri. Yezu yavuze. Ko abantu bazapfa impiya. Si impiya gusa. Icya mbere ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Urabyumva? Icya kabiri. Benshi bazaba ngo mwami. Biyitirira izina rye. Kandi atari byo koko. Biyita abahanuzi. Kandi atari bo koko. Umbwiye ijambo rikomeye, ibimenyetso by'ibihe. Abari mu murimo Kofi na Roma nubwo ari ibimenyetso by'ibihe bisanga hajemo n'impiya. Bikubiye muri iryo jambo mubwiye. Uyu munsi umurimo w'Imana waba koko wa mugani wa Yezu wavuze ngo ese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kwikiri mu isi. Uyu munsi twavuga ko kwizera kugihari kudashingiye ku mpiya. Ubundi ntabwo ari koko. Urumva? Kuko Bibiliya iratubwira ngo hari umuririmbyi waririmbye ngo tujye twigira ku birenge by'abagize by'abatubanjirije. Urebye ba Pawulo ukareba n'abandi nkawe, Yesu yaravuze ngo mujye mukora, urumva, mutitaye ngo turahembwa. Ko Yesu ni uhemba neza. Pawulo nta mushahara yakoreraga. N'abandi nkawe. Ariko ubundi ukoze neza Imana yishakira igitambo. Twavugaga ko amadeni yajemo ubucuruzi kurusha umurimo w'Imana. Kuruta umurimo. Ariko kandi nta torero ritagira iki. Urumva? Nta torero ritagira iki?
ni ukuvuga ngo muri ayo matorero yose siko bose baba bakoresha imishahara, siko bose baba bashaka indonke, siko bose baba bashaka bakorera amafaranga. Oya, harimo abakozi b'Imana koko. Ariko nyine hakabaho n'abakozi nyine bashaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ubwa mbere ngiye kubikubazaho ko wakoze ukirengura ukarara amajoro wubaka umurimo w'Imana mu bifatika, uyu munsi ukaba unaregwa ibihari, ko uyu munsi niba muri raporo y'ibirego mwagiye muregwa by'umwihariko bitsaho bakavuga ADEPR igatinyuka ikavuga ko witwa Pasiteri Sindayigaya Théophile mu byo yari yaremeye kubaka harimo na pisine ya Dove Hotel, bagaragaza ko idahari, twasura hoteli ubwayo tukabona ihari. Iyo urebye ukuntu wirenze ukirengura uzi kuri gukora umurimo w'Imana, uyu munsi bikaba byarakugejeje mu nkiko, ukuramo iyihe experience mu buryo bwo kuba kwisubana n'abantu? Bibiri iravuga ngo uwizera Imana umwana w'umuntu avumwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nk'uko bivuze, imirimo irivugira cyane, urumva? Imirimo irivugira. Wigeze umenya ibibazo Zion Temple yigeze igira mu ihagarirwa ry'abapasiteri bayo, n'ukuntu bamwe bagiye muri RGB basaba ko umuyobozi wabo mukuru yahagarikwa kubera ibijyanye n'imiyoborere no kuyobora idini ku giti cye? Ibyo ntabwo nabimenye. Sawa, uzabyumva mu kiganiro turimo gutunganya nimugoroba, uraza kumva umuriro urimo. Imirimo irivugira. Dove Hotel irahari. Kugeza ubu ngubu ni imwe mu mahoteli, ni imwe mu mishinga minini itorero rifite, ndetse nanavuga ngo no mu yandi matorero. Ntabwo ari amadini menshi afite ntabwo ari amadini menshi afite iriya mirimo ifatika. Kujya mu nkiko rero, iyo umuntu yakoze, ahubwo byaba ari igitangaza umuntu akoze umurimo nk'uriya, kuko umuntu ntakorera abantu, umuntu akorera Imana, kandi uzi ko Imana niyo ihemba. Naho abantu byaba igitangaza ahubwo baguhembye nk'uko wakoze. Uyu munsi tuvuze ngo ibyakubayeho waratunguwe, uyu munsi ntabwo twaba twibeshye. Gutungurwa ni kimwe, kuko bikora abana b'abantu. Nakubaza ngo maze imyaka hafi 6, mu kwa gatanu 6 irabikwiye uri mu rukiko, ndi mu nkiko, imitungo ifatiriwe, urumva? N'ibibazo bindi uzi nagiye mpura nabyo, ndabizi. Ariko kugeza ubu ngubu Imana impagaritse neza. Uranyuzwe? Ndanyuzwe, ndashima Imana. Reka tuzashaka umwanya, ndikuvuga ngo ndi gukora uko ashoboye, ngiye guhagurukira, nubwo mutekereza ko ibibazo bya ADEPR mbizi, ariko mbizi nko ku gipimo cya 40%. Nabuze umunyamategeko, umupasitoro, umuntu ari we wese wambwira amavu n'amavuko y'ibibazo byo muri ADEPR aho bikomoka. Nugira uwundi uzamuntungira agatoki anyibwira ibibazo biri muri ADEPR. Reka tugushimire cyane. Urakoze cyane Christian Jean Paul. Pastor Sindayigaya Théophile, urakoze cyane mu kiganiro kigufi tugiranye ariko gikubiyemo byinshi mu nyungu rusange. Murakoze. Imana ibamugishe. Okay. Ikiriho aya madini yose n'imanza ubona n'ituki n'izidahari n'izizaza bapfa amafaranga. Kwizeza abanyarwanda kuzakurikirana urubanza RGB nayo bayishyizemo. Rushobora kuzaburanishwa cyangwa ntiruburanishwa urwo rwa Zion. Reka ninkwereka African TV ko mu Rwanda rushobora kuzaba cyangwa ntiruzaba. Kubera impamvu imwe, kubera ko mu nkiko habamo ibintu by'ubuhuza, bira ntabwo ari ibintu, si ibyaha biri penali. N'urubanza ruza umutungo ntabwo, kandi igitwaza ashyigikiwe na RGB. Ariko se no kwashyigikiwe na RGB bivuga ko ashyigikiwe n'urukiko.
uzange rero utagiye mu rukiko rw'ubucuruzi. Hakabamo ibintu byo gutegeka nk'ibintu runaka ariko byo gufungwa wapi. Uvuga Preskid Gitwaza ari imbere y'urukiko hakubita hakuzura. Ni munini aruta Preskid kure umbwire ngo yayoboye Miss Rwanda yayoboye celebration center kwisi yose. Ariko niba yaratangiranye n'abantu itorero akazajya yinyabya akajya Gitwaza n'abarahakana yego ibyo bamushinja byose arabihakana. Mu byo yabwiye abakristo icyo kirimo yarababwiye ati ndashinjwa kubata ariko mba nagiye kwagura umurimo w'Imana. Ariko abantu bo muri Zion Temple abantu bahagaritswe batwegere batubwire ibibazo bihari. Nibashaka bitubwire hatari kamera cyangwa bitubwire hari kamera. Byose nta kibazo dufite. Ariko ubundi ntabwo byantunguye ko udini nka Zion Temple buriya na Restoration Church Masasu nuko yabaye umugabo mukuru nayo yari kwisanga mu nkiko. Hari abantu bagiye bamunaniza bahunga yegereye Masoro. Nubwo ari we boss w'ipresent za Kimisagara n'ahandi ariko bagiye bamunaniza. Ariko iri gutera imbere ntabwo buri bihato samadini gusa. Aho sekereza jara utekereza ariko abantu bazayoni maze kureba kuri Google gato bafite imitungo myinshi abakire ndabona izwi mike itari insengero. Hari ibigo 5 by'amashuri, hari amavuriro, hari amavuriro yitwa Betesida yose na Zayoni na Kicukiro irahari. Radio televiziyo ni ibyabo abantu bakodesha arena ntago byarangira gutyo. Oya bigomba guhindura isura. Inkiko zitabijemo zaba zirimo guhomba. Niyo mpamvu nabo kuri RGB bakomeje gukomeza umutsi. Nari ndi kwibaza ko RGB yatesha agaciro ikirego ishingiye oya wenda bishobora kufite ishingiro runaka ahubwo kukibo bakomeje kwiyangaje. Aba bantu bafite ibintu byinshi. Amafaranga y'aba pastor ari mu yatangije uwo murimo w'Imana. None se bayahombe bayabasubize se niba nkavuna ingoma yarashyizemo miliyoni 200 mu 2000 uyu munsi ni miliyari 5 bazimo hagende. Nagiye mbyumva none urabyumva ni peso. Pastor Sendayega yati urukundo rwa benshi ruzakonja rushingiye ku ipeso nta kindi. Iki kintu cyagasize somoki kuko ni ikintu kiri mu bakristo ndani abantu banini bakuru cyagasize somo ko guteza no kwigumura kwa umwuka ibyo abarokore bita umwuka ibintu byose bikagendera mu mwuka ukwiye kugabanuka hakashingirwa ibintu byose ku mategeko na serire igashingira ku itegeko. Serire homseri ser ahantu hato abakristo bateranira n'icyumba kikaba gifite amategeko akigenga y'umubiri apana y'umwuka cyane. Kuko ibi byose abako Gitwaza yafashe zawe nakayigiriye iyo babivuganaho 9 n'8 bose bakiri mu butayu. Ibyo bari gupropoza Gitwaza byose ari kubyemera ko nta yandi mahitamo. Nta kindi. Bagira amategeko bashaka umunyamategeko mu rusengero bamugira se harahari jista ariko se wasanga yaraje ibibazo bishe. Ubuvugizi byo n'ubwesikoro umuvugizi w'icaci n'umupastori wayo ubundi nta muntu umenya ubuzima bwa caci kurusha pastor. Oya none se ubwo umuvugizi yaba Gitwaza n'ubundi Gitwaza kuvugira none se akomeye kuruta Philippe Rukamba uvugira kiliziya se. Oya none se Philippe Cardinal ntajya avuga ejo bundi Cardinal ntiyavuze Kambanda urabona bumuvugizi Kambanda ntiyavuze ejo bundi yaravuze papa yapfuye ajya navuga kesha. Yego akomeye kuruta se Simaragide uno wahe Simaragide musenyera diocese ya Kabgayi. Ntabwo nayimuzi. Ntabwo umupastori yakomeye kurusha umusenyeri. Wenda ku Mana sinzi ukuntu warutanwa ariko uyu munsi profile yabo n'abantu babiri batandukanye. Uri umupastori abarwa nk'umupadiri. Pastor abarwa nka padiri. Ibindi hanyuma musenyeri ni umuntu munini. Cyo ndi kuvuga
bubaka ibintu bifite amategeko bifite ubuzima yego kandi niba hari ibikorwa remezo bigiye kuza muri church abakirisitu babitangeho umucyo apana kwiherera ngo baza baha imyanzuro abakirisitu hari ukuntu abaho nk'akanama gatoya ngo abarida abakozi b'Imana abayobozi mu macaca bakaza bagezaho imyanzuro abakirisitu oya niba ari ishuri igiye gushingwa babaza abakirisitu nibyo rikenewe babaza abakirisitu niba ari byo rikenewe nta kindi nk'urugero ni Dove Hotel yavuye mu bitekerezo by'abakirisitu abapasiteri babizanye nk'ibitekerezo ariko abakirisitu bagenda babyemeza aho bari hose mu gihugu barasinye bohereza ibyo bintu bavuga bati ko kwizi ni hatari kabisa ni hatari uko biri kose ibintu byageze mu murimo w'Imana hakabamo kuregana abantu santima ziba zashize aho umwuka wa yagiye haje umubiri umwuka wo ntubugihari nta kundi ni ibyo rero umunyamategeko wabo yatwiminye ubwine ariko mbere y'ikiganiro nabonye umuvugisha akomeza umutsi arakomeza umutsi se kuri njyewe ariko ntaba mpimiye numvise ashobora kuba yakuvugisha mu kindi ntazi icyo muri Zayoni icyo ntazi ntigihari ntacyo ntazi icyo muri Zayoni icyo ntazi ntigihari ibyinshi cyakora byasenye umurimo w'Imana buriya ushobora kujya nko muri Zayoni wabaza nk'abantu bamaze imyaka 20 ukaba waba barakuntuki gabura amadini ameze nka transit set ameze nka transit gutese nta bantu baza bagenda ahagarika abo pasiteri 6 bahise bakuri Gitwaza arabuze ngo abashaka kubakurikira babakurikire umva bagiye bose basengera ahantu hitwa kuri Amani urahazi Kicukiro hafi ya za contact niho bimukiye abo abahagaritswe bose bajya kuri idini ryabo ryitwa asanga ari idini Zayoni B cyangwa Zayoni behind kamera wahoze umbwira uti tukuzi ko burana Moses ari umupasiteri wa umwana w'umupasiteri ariko Moses urumva mu gipasiteri hahiye motion se motion ni umwana wo muri ADPR rwose inyamasheke hariya Nyamasheke buriya ava muri ADPR cyane pire imbere abapene no mupene bamwe batadefiriza bamwe bagusha agasatsi bakaga baza umuntu basereka nkwereka umuntu basenganaga sawa Moses ni umupastor ugiye kumubaza umuntu basenganaga akijyayo Moses motion nuko nyine nta mwanya namubonera cyane wo kumwitsaho kuko ntabwo nemeye ko nta mwanya afite wo gutinda ku bantu bafite imico n'imyitwarire aho yazanye umuvuno ngo ni filime ari gukina ariko yasabye n'imbabazi iziki uza amashusho mwabonye gize ngo yavuze ko ataraye oya yavuze ko araye rwose yemeje ko bamuteraga ari behind the scene za filime bitabayeho ni nyine ni behind the scene ni byabanjirije filime nyine kandi bavuga ko kare aga filime hari mu ifatwa ry'amashusho ya filime hari mu ifatwa ry'amashusho ya filime nibyo biteye ubwoba umuntu ndumva atitaba wamwihorera n'ubu niba barasenganye nta birenze aba hariya muntu ahubwo cyokoze biratangaje ko yaba yaravuye muri ADPR Moses akomoka mu muryango wa pastor Moses mushiki we bavukana kwa se na nyina ni ex wa Bamporiki Edouard nta foto yageze kubona Moses ari kumwe na Bamporiki barayibonye yego ihuriya ni bofu wa kera ariko bo kera nta bofu muri ariko urumva ni umuntu baziranye babajyana mu bantu batemesheje ababyeyi ba Moses baratemesheje kuri Moses bateze yaje i Kigali 2010 aje kwiga muri IPRC Moses wavukiye i Kigali nk'abafise icyo gihe yahise niyamamariza kuba Mr muri za 2013 ni ibintu nyine bamushutse ni kwa kundi ni nk'uko umuntu aba yambaye gutyo ukagira ngo yaba umuntu wadaje urumva Moses mu yandi magambo amaze i Kigali imyaka 10 yahise abona umusheri
ushobora gusanga ari umwana wakuze nk'abandi afite mukuru uherutse kurongora vuba ntabwo ari umuryango w'abage cyangwa wa lesbian ni bya bindi bavuga ngo umwana arivukira iwabo barumiwe tubivuge gutyo iwabo barumiwe uburyo bipresiza wagira ngo urabizi iwabo barumiwe wasanga barabyakiriye kera ari ibintu bari bazi mwebwe abakurikira ibintu akaba aribo babikomeje oya kuba ari umuntu uza we yemera ko anaribwa ntabwo arya baramurya Moses baramurya ntabwo ntibigaragaza video oya harimo abantu baba bafite imiterere itandukanye akaribwa akanarya akarya bakanamurya Moses baramurya ariko baramuhamya kandi nagavuye ko yambara pampa se wayibonye pampa wayibonye baguhamya ko rero ngo waba nturangare bagira imiti Jacques mwiriwe amakuru ni meza ntabwo witabaga uri Nyamasheke uri Nyamasheke Nyamasheke yego ni Jean Paul inkundi neza haryo uracyaba muri ADPR sha mu kanya twari turimo twibaza niba wa musore witwa Moses ubi Kigali umuzi koko yarabaye muri ADPR cyangwa waba ari abarokora Moses namumenye uwuhe reka numve ko duhuje no kumupasiteri bita Niseti aha no kwa Niseti Moses rero yazamutse i Kigali nka 2010 ni mwicyo gihe nawe se yaboze muri ADPR buriya yarangije nyine ni kwa kundi uburyo bwo kubamo ni kwa kundi nyine uzo ugasanga wenda n'ababyeyi niho bari nawe ukabura aho gutyo ariko nyirizina utari ubona nyine bya bindi bitaba bigufasheho kuba ubarabaye mukuru ubasha kwihitiramo ukamenya ni umuhungu wa Niseti rero Jacques icyo rero nashaka kubaza urabizi ko Moses yabaye umuge aryamana n'abahuje ibitsina urabizi cyanda byumva gutyo tu no mutinganye kuseka se nuko byumva wabyumva watangiye kubyumva ryari hashize igihe kirekire nyine hashize igihe kirekire ubyumva iwabo mperutse kuvuga ngo ni Nyamasheke mw'Ityazo umanutse gato mw'Ikorosi ukazamuka ruguru uzamuka ujya aho Spire yubatse sibyo niko bimeze naho ngaho n'abaturanyi n'abaturanyi sawa urakoze cyane Niseti wari umuzi ngo uzamutse wagiye yuze kwa Moses nagiye nshaka kureba koko niba ari urugo rw'abage sanga umwana arivukira yabaye ikirumbo kera so uburenganzira bwe se kumuba ntabwo mbizi kwa pastor oya wenda bishobora kubabaza pastor ariko mu buryo bw'imibereho ku isi uburenganzira umva ati barabivuga kuva kera inkuru yabaye Kimomo ni Nyamasheke iriyo ushobora gusanga ari abantu babonye iriya video biko tubizi ni ibimenyerewe Moses we baramutinga ariko ashabivugika nabi baramutera gutingwa nabonye se muhungu avuga ati mureke gukoresha izo mvugo ngo abatinganye cyangwa abapede tibabita basangira ngendo se muhungu so ni muzima warubonye uvuga araguhitana oya ntacyo ntwara no mujya nawe nyine nari n'akavidewo nabonye nawe yiyambuye hari akantu k'akagozi bishyira mu nda kariya kagozi nayo icyo kavuga ni mu nda se yari munsi y'ikibuno cyose ni kimwe ariko bisa nabi ni ikariso yabo ari uwabimbwiye niyo ngo agafite uhita umumenya ko ari we ni atari kabisa reka dushyire n'umucyo ku kintu twari twavuze ejo bundi sinzi niba twamuhamagara akanyarwanda uzwi kuko hari akanyarwanda wavuzwe hari n'akanyarwanda uzwi
so twari twamwitiranyije Bertrand iradukunda mu by'ukuri yaje kuduhamagara twebwe mu gikari aratubwira ati uwo mwavuze singe rwose so ndumva byaba byiza abyivugiye ariko yari yakubiranduye aha njye nyine se no ariko azi ubwenge Bertrand Kalisa ngo uyu Kalisa Bertrand Kalisa naryo ririmo se dore nguyu Zahira dukunda nama eke ari kuyivugira hariya twari twavuze iki ngira ngo bavuzemo umuntu tw'akanyarwanda ariko tuza kumenya ko atari we none se Bertrand ubundi ahurira he na Motion nawe mbona yambara brandize ntekereza ko ashobora kuba ari no mu ambassadeur bamamaza imyenda ye so twe byatumye byaradukonfuzinze turabiriretinga no wagiye kuri Twitter siwe nundi ahubwo uwitswe kanyarwanda bo bavuga nka urumva hari ama video hari ubutayabonye bavuga ngo hari video za kanyarwanda dufite si Musa afite ikipe simbi hamwe yes Mr. Bertrand bite sawa nari nakubuze bwana arakadina rindimo yes ku munsi w'ejo twaravuganye uvuga uti ntabwo byari bikwiye ko nka Jaras emotioning itazi niba ari twebwe twavuze nyuma ibintu bivamo ariko tukwemera ko tuza kuvugisha umeze neza meze neza kabisa nta mutima mubi yes kuba twarakumentioninze tuvuga ko uri muri kiriya gihugu nawe nka Motion byakugizeho izihe ngaruka byagizeho ingaruka kuko usanga ibyo biganiro bya YouTube bikurikirana n'abantu benshi so nagiye noherezwa n'inshuti zanjye zitandukanye zimbwira nyine ibyo bintu bamvuze birantungura nyine birambabaza cyane ko rero naje gufata telefone nyenda bahamagara mbasobanurira ukuntu ibintu bimeze so nuko byagenze ariko of course biba bigomba kugiraho ingaruka kuko ni abantu benshi baba bakurikirana ibintu kandi abantu bumva ibihuha kubi iyo umuntu avuze ibintu nk'ibyo ngibyo kuri za YouTube abantu bakeka ko ari iby'ijana. Okay ubundi kuri Twitter witwa nde njye nitwa Bertrand iradukunda Jean Bertrand amazina yanjye okay nta hantu wari uhuriye n'ibyavuzwe pe byarantunguye ubwo kumva babanje kubimbwira nazo umuntu witwa Kanyarwanda nta hantu gikoresha mu mazina yanjye nyine ku mbuga mbikoresha nyine ku kibuga amasira ariko kuri Twitter cyangwa za Instagram na za Facebook mfite amazina yanjye nkoresha so rero baramamagaye bambwira uburyo ngo narindi kuri space birantungura ndabwo sinagiye kuri space gute ubundi ugiba muri style ya modeling se hari mu rwego rw'akazi narabikoraga mbere mbere ya corona amaze hafi imyaka 2 cyangwa 3 nabikora ko narabikoraga corona itaraza nza kujya hanze gukina ndagaruka so ngaruka rero ntago nyibikora wari brand ambassador w'iyihe company ntago nari brand ambassador nakoranaga na Motion bisanzwe bakoranaga na Motion bisanzwe ubwo abantu kubihuza ko waba ukorana nawe mu bundi buryo nuko nyerera gatoya oya buri wese aba afite kuntu atekereza yumva ibintu ariko biba bitandukanye no kuri tu nawe so wabonye iriya video ye yaragutunguye narayibonye uriya yari wese nta bintu byinshi nabivuga kuko buri ibyo wabonye nanjye nibyo nabonye ni iki cyagutunguye muri iriya video nk'umuntu wakoranye nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi njye ntekereza ko ikintu cyonyine kijya kimfasha mu buzima bwanjye nuko ndeba ibindeba nkavuga ibindeba so rero byaba byiza mvuze ibyanjye n'ibyo ko nari narenganye mukira muri iyo case naho ibindi byo buri wese aba afite ubuzima bw'uko butwara ntago babindeba yes Bertrand nakumenye uri muri Mukura uca muri Gasogi nyuma hari andi makipe waciyemo uyu munsi uri hehe mvuye muri Gasogi nagiye gukina muri Botswana then ndagaruka okay ndi hano muri Kiyovu ndi gukina muri Kiyovu uri gukina muri Kiyovu reka tugushimire space muduhaye hari abantu babonye umentioning iriya myenda ya Motion nubwo tutabivuga uyu munsi ngo bijye mu biganiro nawe utegerezwe kuzashyiraho mucyo ukidekarara ko nta hantu uhuriye n'ibintu by'ubuge ko wabikoraga mu rwego rw'akazi kandi umaze imyaka 4 cyangwa 5 bihagaritse oya ariko abantu bagomba kumva ko buriya
nimba none se nk'urugero ko tuziranye ukaba uri umunyamakuru nkaba ndi umukinnyi sitwavugana se buriya abantu bareba ikibahuza bareba akazi so kuba uri umunyamakuru ntabwo bivuze ko nanjye ngomba kuba umunyamakuru kuba nkina umupira ntabwo bivuze ko nawe ugomba gukina umupira so rero abantu bagomba kumva yuko ubundi abantu ugomba kumenya ko ndi mu kazi so ibi apari akazi ibindi ni ibindi so rero nimba nje nkora ibintu ndi mu kazi nimba naragize akazi nkorana na company ya Motion ni company kandi company aba ari ikintu kinini so bitandukanye nuko abantu yatangiye kugenda avangamo ibintu kandi ntabwo ari byiza. So Iradukunda Bertrand reka tugushimire mu kiganiro kigufi tuguhaye ku murongo wa telefone murakoze. Ya murakoze cyane. Iradukunda Bertrand umucyo hoya avuze ko oya icyo twashakaga natwe yari yabidusobanuriye abo twashaka byibuze abantu bamenye ko atari Iradukunda Bertrand wavuzwe nka Kanyarwanda nundi Kanyarwanda ungubi Gisenyi mu karere ka Rubavu ngo baramutikaguye bamuha iPhone bamuha satine imwe igura miliyoni 2 imwe na abantu bajya ahantu rega ngo barashora ni haba ariko ava imyandamana aretse ko bavumba kutahazi wa mugabo izina rya Yesu. Reka dusoze Jean Paul reka dusoze twavuze tuvuye muri Zion mva nkubwire dusoreza muri dusoreje mu batinganye babasengere reka twihanganisha umuryango wa Sister Fanette nabonye yasirikire ku mbuga nkoranyambaga wareyo wari umwe muri komite ya Rayon Sport uri mu bimbere umwana w'umukobwa muto niba avuga ko genocide yabayiga mu wa 3 njye naregaga mu wa 5 ndamuruta wamenye icyo yazize ipyiko yaguye mu bitaro bya CHUK mukuru we murumuna we yapfuye mu bihe bya covid umwe bahati yavugaga ngo yari uwe urani mu waguye mu bitaro by'i Kanombe Sandra hapfuye mukuru wa Sandra papa we yari yarapfuye 2016 n'abarescape bari bararokotse ari nka 5 urumva hasigaye bake asize umwana umwe akundi n'umudamu amenyekanye cyane avuga uburyo yibiwe kwa Rugagi ese niwe ndamwibuka Sandra nawe yarahasengeraga bahati haranyica makaca wavuze bya bintu wagiye kwa Rugagi ukurikiye Sandra ariko yaje kuvuga ko yari kuri kope na Rugagi yari kuri kope oya Rugagi yamubonyemo ubuhanzi bajya muri kope nyuma ariko yagiye kwa Rugagi akurikiye Sandra suko atamukundaga ahubwo umuryango wari bagatese uyu muhanzi gitari izuba ku rugo okay nta kundi so ubwo twihanganishe Amira ni umuntu wabo mwene wabo ashobora kuba yarabanaga na Sandra niba ntacyo bapfana Sandra wapfuye okay Amira yego Amira ngo azaza kureba uruhinja turamusuhuje niba yarazi Aruno niba yarazi ko tubana Aruno Films nawe Aruno Swede Aruno Swede oya Swede ntarajye yewe umwana wa Aruno ni ikibazo gikomeye azaba ari umunyarwanda cyangwa azaba ari umurundi reka dusoreza aho ngaho araza kurya musangira kabisa n'agahiye urababwe ariko se ubu koko mbabweho weri ntabwo mbabwe nuko nzi ko dukurikira cyane ni umuntu wacu kurusha Amira nawe aradukurikiye bose nazi Kanyarwanda ntabwo akubwiye ko inshuti zamuhereje ariko Amira ngo haye akazi ugeze uvuga amakuru yo mu karere uzajya uvuga amakuru yo mu nkiko buriya Antoinette Sandrine Sheja abatangira ku Isango ni amakuru yo mu karere n'abayisakiza ntabwo wahera kuri radio nk'Isango ngo uze ngo uyasoma nka munana gute biragoye mu karere babona bishoboka bakaguha ikiganiro gutyo Amira tuguhaye amakuru ya hehe yo mu karere kuri Jaras Official TV ugeze upfundura agaseke winikize mu ikaramu ukoze baba muri wino kuri 25 nterura amayeri 1000 nyaguhe kadusuhuze Alphonse editor twahirwa niwe ujye ukoza ibaba muri wino cyangwa akavuga ko abanyamakuru bakoje baba muri wino yagize impanuka iminsi yashize ya moto ni imodoka atwawe sinzi reka tumwihanganishe ari mu bashoje umwaka nabi
abantu bose bitabye Imana uyu mwaka utangira wari usozwa bari bazima reka twihanganisha imiryango yabo. Okay. Ariko urumva abonye ko Miss Muyango agiye kuba umunyamakuru. Amubonye ngo yasimbuye Bianca. Ariko se Muyango Muyango ugira isoni kuriya. Muyango avuga ari mu bacuti. Muyango bondi agira isoni Azahatwika. Yarakara. Muyango reka twitege. Cyakora nka Muyango kuko nka televiziyo y'u Rwanda byanze bikunze uyireba wa ufite abono mutayifite uyireba yatwika. Ariko muri kiriya gihugu agohashye ntayibona kuri Canal Plus. Nize kuri Canal atwike. Atwike. Uyu muntu uramuzi? Bose ndabazi. N'abafana bawe. Kadusoze. Reka dusoze. Usuze pasi. Reka dusaba abantu bose kwitabira kujya mu Kagera n'imodoka zitwa Volcano. Niba ari Safari Volcano. Ariko umva nkubwire si ukukubeshya kiretse iyi modoka ari burende imeze nka za modoka za muzehe. Ngo tugiye ngo muri parike ngo ndi muri iyi modoka ngo ndarinzwe ngo ndi kumwe ngo n'umugaride uhuye nawe yashonje yasaze. Ni mu bintu bitera ubwo yaba imbogo yaba imvubu yaba inzovu. Dore imbogo cyakora intare nayo ibitendetseho mwayikizwa n'iki? Yewe mu nyamaswa z'isirimu nemera ingwe. Tayiga ishobora kuba inasuzugura. Tayiga buriya muri pariki igizwe n'ibintu bibiri, igizwe n'imbogo n'intare. Buriya niyo mpamvu u Rwanda rwakoze u Rwanda niyo mpamvu rwakoze kope rukazana intare rukazana intare muri pariki. Uzi impamvu? Pariki yacu ubundi igira imbogo ikagira na twadusha. Baratebya ngo twari tumaze kuba twishingwa abaturage bajya kutwirira bazana intare. Nubona intambara y'ingwe n'intare ariko ubu dise twinjira mu ishyamba kwerera modo. So kwera abantu. Onese amakuru y'umwa uba twahira muri motion se. Ariko baramute abo babahungu ntabwo narenze ko batera kure. Motion Kenise nawe sinzi Motion ntabwo narenze ko adoda amashati y'umweru. Ntabwo nari muzi ko adoda ibintu by'ibitenge. Yarabidoda byose. Kenise aragira ati ndabitwika. Umva nkubwire Motion ni nka kwa kundi wari wahura n'umusirikare cyangwa umupolisi wakivuyemo ugakomeza uzi ko akiri mu cyabo ngo ngewe nguranze. Motion yavuye gukorera mu Kizuru kera bakimutahura. Wabonye ariko ntuzakoze statement yanditse ngo on behalf of my brand Motion. Sawa. Noneho boss azongera mwambara. Kangezeho kabisa. Isi yabigeze ku buci. Urumva dore position hoya rimwe perezida yagiye muri Amerika. Bamubaza icyo atekereza kuba ryamana bahuje ibitsina. Bariya batipa barabangwa ni muri VIP. Ngo hariya muri cya gihugu ko nahantu hadakorwa. Ubundi koko ntabwo hakwiye gukorwa kuko haturuka imyanda. Urumva? Oneho yabashubije igisubizo kiri simple. Ntabwo wabona umulesbienne n'umuge wahohotewe mu buryo bufatika. Nk'Ibugande bashobora no kumutwika. Na Tanzania. Ntacyo bamaze, nta nicyo bakiza, nta nicyo bungura, nta nicyo bica ntacyo. Ariko nta nubwo bahohoterwa. Nge nagiye muri training yabo. Bampa amadolari 150. Nayigiyemo nariye ku matinganya. Warayakegese. Narayakegese. Urumva bakorera inkuru yanditse. Urumva ariko ntacyo bica. Baragwaye amahugurwa kuko mutabumva. Umva nkubwire. U Rwanda nk'igihugu ntacyo abatinga kanye badutwaye ariko nta nicyo batumariye. Nka Motion yagiye mu Butaliyani baramutera kugira ngo bateye ati nyuma yo kuva mu Kizuru naranatotejwe nubona agarutse. Motion waje i Kigali Waratahita atabwa azongera agiye kwita izina oya ntabwo umuco no waba wamura iki
ariko icyo nzi ni kimwe ntabwo azongera kwita izina nyuma y'imyaka myinshi nambara imyenda ya Motion ndayoboka Ian boutique Ian ariko naranabikubwiye erega Motion yaje i Kigali 2010 Ian yakoreraga kuri Atene abanyamujyi baramuzi ni brand yahuye n'ibibazo ariko urabizi kutaye Nyamasheke ahubwo yahuye n'ibibazo reba dore imbogo dore imvubu dore Bamporiki dore Motion bose mwircyazaho na Fabrice ni kirara cyane umenya cyifite imyaka nka 40 avuga ibintu umva reba brand zari zubakiye igihugu cyari cyubakiyeho none zaratemye zose no gutemesha ariko Motion ni umugome nyuma yo kumutera yabanje gushyira ifoto hanze ari kumwe na Bamporiki buriya yajyaga kwifotoreza kwa Bamporiki azi ko bazamutera kuri cyangwa basanzwe bamutera wenda oya wabonye ari isugize ariko se Jacques ntatubwiye ngo babyamuvuzweho cyera harya abahungu baba musugi sha umva reka dusoze ndagushimiye Imana ikurinda ariko Nyamasheke na Mukamasabo aza n'icyuhagiro aza n'abarokore bahe bagende bahuhagire haratemye wajya guhitirira none ndi kubona wabyirengaje yarakarakara Nyamasheke havuka Emi nyawe ngenda umunyambirire Imana ibarinde mwese gahunda za Jaras official zo zirakomeje nakagaruka